Isura ya 89 yitiriwe umuseke, yahishuriwe Maka, igizwe n'imirongo 30. Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Ndahiye umuseke n'amajoro 10 ya mbere y'ukwezi gutagatifu kwa Dhul-Hijja, n'ikitari igiharwe ndetse n'igiharwe mu biremwa byose bya Allah, nijoro igihe rihita. Ese muri izo ndahiro ntiharimo ibimenyetso bifatika ku muntu ufite ubwenge? Ese yewe Muhamadi ntiwamenye uko Nyagasani wawe yagenje Abaadi, abantu bo muri Irama bari barebare cyane, bafite inyubako ndende zifite n'inkingi ndende? Abo rwose ntihigeze haremwa abandi bameze nk'abo mu yindi migi. N'aba Samudu bacongaga urutare mu bibaya bakarukoramo inyubako. Na Firawuni wari ufite impambo yazirikagaho abantu abakorera iyicarubozo. Abo ni ba bandi bakoze ubugizi bwa nabi mu migi, maze bayikwizamo ubwangizi bukabije. Nuko Nyagasani wawe abasukaho ibihano bibabaza. Mu by'ukuri Nyagasani wawe yiteguye guhana inkozi z'ibibi. Iyo Nyagasani wawe agerageje umuntu akamwubahisha, akanamuhundagazaho ingabire, aravuga ati, Nyagasani wanjye rwose yanyubahishije. Nyamara yamugerageza akamugabanyiriza amafunguro, akavuga ati, Nyagasani wanjye yansuzuguje. Oya, ahubwo ntimugirira neza imfubyi, ndetse nta n'ubwo mubwirizanya kugaburira abakene, kandi murya imirage y'abandi mukayimara, ndetse mukanakunda imitungo bikabije. Oya, umunsi isi izasandazwa igacikamo ibice, nuko Nyagasani wawe akaza guca imanza, ndetse n'abamarayika bari ku mirongo ikurikiranye. Kandi uwo munsi umuriro wa Jahannama uzazanwa hafi. Kuri uwo munsi umuntu azibuka, ariko se kwibuka kwe kuzamumarira iki? Azicuza avuga ati, iyaba nari narateganyirije ubuzima bwanjye nkora ibikorwa byiza. Kuri uwo munsi ibihano Allah azahanisha nta wundi ushobora kubihanisha, kandi azanaboha abahakanya ukuboha kutashoborwa n'undi uwo ari we wese. Umwemeramana azabwirwa ati, yewe roho ituje, garuka kwa Nyagasani wawe umwishimiye nawe akwishimiye, maze winjire mu bagaragu banjye b'intungane, uninjire mu ijuru ryanjye.